dufite asirase muri Yesu. Abantu bemera ko Yesu ari we bishiganishijeho, ari we asirase yabo, we murinzi wacu, we murinzi w'ubugingo bwacu. Haleluya, haleluya. Napfuye mu bamutware isi injiramo urugiro rw'umukiza Yesu.
kushara kusiba Bwana sifiwe. Nono kadogo yongera kuvuga umwana uhagarara utubere iriba mu butayu utubere umuco mu mwijima mwarabwiza ngo mwana uhagarara na mureke babiri hari abantu bataza batekereza kubyo bariko bakora ariko badukunda gutaramana nabo tuzatubona kenshi ayo niyo mateka yacu uyu niwe murage wacu Bwana sifiwe sana kuniko gukomera kwacu izi nizo mbaraga zacu haleluya kandi tuzabikomerera abantu twitondeye cyo ijambo ry'Imana ryatubwiye tuzabigirira umugisha ari uko twumvise tukamenya ijambo ry'Imana rigira gute rivuga kato wambere tubwire gutyo niturangiza nushaka kubona kurekura bukeya hanyuma rero isimba kiza kiperitiriba gahoro tubitiye no ureke kuperitiriba rinjira mu kuvuga ariko ikindi mureke mbabwire ibindi bitaramuzo ubusuzi aho Imana yamenye niho tuzaza dufatira Imana nitanga ijambo twaba duhagurutsa abantu batari kuri gahunda yo kutubwiriza bishop niyicara undi nawe tumuhagurutse kugira abwirize iyo narangiza duheze mporana nituzaza twumva ko Imana yamenye nibica mu ndirimbo ko cyane hiririmbe nta hiringi nta gisubizo kiri kubushize yarabivuze hiririmbe nimara kuririmba dusenge dutaha Bwana sifiwe ikize gituma abantu bavuga amaserano yagenze nabi cyangwa yagenze ukundi nuko batabumvishije ari Imana yamenye nimuririmbe ndeke kurondogora amagambo twakiriye abantu baje nyuma mama bishop watubwirije yaje n'abandi Trezor Imana mugire neza ejo twari kumwe Gisenyi ndamubwira maze dutara Imana imumugisha n'abandi navuze mu mazina